nanjye mba muri ari nk'umujyanama cyangwa nshinzwe muri bijyanye muri communication namugira inama yo kutagikora so kuvuga wenda ngo uruko natwe twamutumira ko ni umuntu igihe cyose namubonye namwumvise yagiye kuri micro arirekura avuga nyine kuri kose kandi hari igihe umuntu atavuga cyane cyane uri umuyobozi burya ijambo ry'umuyobozi aba ari statement nyine utanze rero iyo bibaye rimwe kabiri ngiye bari nkanjye nambwira nti rero ubutaha utagiza wenda twateguye press conference ari ikintu runaka kuko icyo gihe uranabijera umuntu yabaza ikibazo kimushyira mu mutego kavuga iti oya cyangwa ibyo wenda twarabisubije cyangwa se ntago ariko bimeze ni kuvuga ari nyine nkurikije ibyo nayo narumvishe mbere gusa still nahise mbona ko nibeshye kuko yakoze ama statement akomeye ubwo ariyo tujye kugaruka ariko n'ubundi ko twari twavuze ku munsi w'ejo na mbere yuko na kino kiganiro kijya hanze ko turakomeza ya gahunda twari twagarutseho ya Rayon Sport cyane bagara na yabaruwa kuko rago twayivuze irabaruwa twisome tujye cyo turi kuri gahunda ese iyi Rayon Sport niyo ikwiye ikibazo kiri hehe mu by'ukuri aratworohereje wenda ubwo yemaraza kubitubwira nagiye mbona ama graphic atandukanye y'ibintu president agiye agarukaho ko ngiye ntago numvishe ikiganiro ariko still genda gusa nk'ibyo twari buze kuvuga mu no munsi mu kiganiro kubijyanye na Rayon Sport ni zimpande zirimo ubita Taddeo basoje ahubwo urumva ko nanjye mvuye aho nari kumvira ikiganiro basoje ko basoza saa 5 ariko uwitwa Twagireyezu Taddeo abana ari niguye pe yaguye muri penalty ari niguye okay sinzi niba yaguyemo ariko yaguye muri penalty ahora yigwamo bitewe no kumuntu ikipe utavugana na ba front numenye bajya bavuga nubwo ntaramumva kuva navuga umutego uramutse umuteze yawugwamo umutego w'iki kuvuga ngo twebera mu ruze muri jango ariko kuri kose atagusuka aho ngaho abo karuta kandi genda kakamira kagatega umutego oya hari ukuntu ushaka kuvuga wenda ushaka gutanga interview kuri message kose no gushire hanze ariko kose ara ejo nabwiraga ibyo soma rwa rubanza rwari abantu bambona abanyandiki bambaza ntabwo barabisubitse barisoma uyu munsi barisoma munsi saa 6 baruganya gatungo turaza kuba dufite umwanzuro mwese mukanya tuba dufite dore umwanzuro niko ariko n'uruca abana se ntari bubatsinde ubwo ngubwo mutala witwa Gatete arabandagaza uzi ko Gatete ko numvise ntabwo we ashaka ibintu by'imanza cyane nabo baravuga ubundi binakimutsara miyable ahubwo bagiraga ikibazo kuko bapanga na Taddeo akabakoshona igihe bahanye groupe y'abavoka babo no kugira ngo bigende alamiyable akakwepa bura nimwe mu rwara ngarwara no gukwepa appointment isi ubwo ngo ari Taddeo Twagereza twinjire mu nkuru twinjire mu Taddeo tujye mu nkuru neza Twagirayezu aho twari tugeze ku munsi w'ejo oya Taddeo buriya statement zimwe na zimwe amaze gukora Taddeo uramutse ufashe igikombe Rayon Sport yo gutwara cya champion banoze kwihangana ibimenyetso by'ibihe bigenda bikomera ndajya nyuza mu nkuru Taddeo champion burya Rayon Sport iheruka gutwara yabigizemo uruhare ku kigero cya 40 turamutse turetse iby'abakinnyi tubivuge tukavuga bujyanye n'ubuyobozi gusa ku kigero cya 80 60% wenda nka 15% tugahe Freddy akandi 15% tugahe Sadate ndavuga bijyanye na committee muzima ndi kwivuga gutyo ari nacyo kintu ngambangaya abantu ba Taddeo na ba Sadate baza amabanga n'ibintu byishereyo ariko bagatinya kubivuga ubu nta muntu ushobora kuza ngavuge impamvu Muvunyi yabuze urugamba rwo gutwara igikombe baheruka gutwara rurimbanije akagaruka ruko ikipe yamaze kubona amanota yemera gutwara igikombe bagiye gukina ikirehe kuri match yari yanateguye ntacyo yari kivuze Kirehe yaranamanutse murabyibuka iyo match niyo manuye Kirehe n'ubu niyo Muvunyi rwo yagarutse muzabona hari ifoto agaragara yicaye hagati y'ahantu beze nko ku kagunguzi ku gasozi ahantu kwa kunda abafana bagiye n'abafana bamugaragiye mujya muyibona yaragarutse aje kuyifotoreza muri iki gikombe baragitwaye Sadate yarafite uko yabahaga prime burya naho yazamutse muri icyo gihe muri iyo nkundura nibwo abantu bamumenye tuvuga ngo hari umuntu w'umunyakazi Sadate ngo gutanga amafaranga tukigene kumwe na Cyane na tayifatira ugatese uwo muntu
w'ibikabyo original urekura amafaranga amaprime niba ari miliyoni 5 akabazinaza aho ngaho ku myitozo ni mu ntoki Taifa arashakisha aza kumbwira ati wa muntu namumenye n'umunye niba ari mu ruhango mu ntongo kunzukura bivuga mu mayaga bita ntongwe ati namumenye tabwo tuzamukureho isoko tutajya kujya kumwaka divati y'ibintu yakoraga bijyanye na nibarura ry'amakarita y'abareyo niba yabareyo MK card ariko ku mafaranga ya prime yarayatangaga Taddeo nawe yaratangaga ariko amakuru nafite ariko Taddeo yatangaga ariko akayisubiza ntacyo bitwaye ikipe yabonye undi muntu nawe utarakwepaga yari Fred bura Fred hari ibintu byinshi tutajya duhuriraho ariko atrist Fred kirya gihe harwanye kigabo namaje se Fred nuko ikipe iri wawe uravuga tese nzishyuza ndi irira hanyine rimwe na rimwe uraza kwiyakira ariko se ko ari vice president nzishyuza ndi uzikaro bajya bahura mu mujyi hirya aho bitaga ku Kiminology utambitse hafi na za City Radio ugatambika hirya ugana nkoko ubwo hasigara ribu ya Nyarugenge baraso yimukiye utaragera za Sky irikonyeze muri kaganda ko karuguru kava nkaho zi Radio Rwanda hari ahantu burya hari habitaga nyine kwa Matina abagabo barakubanye Taddeo twajyaga duhura ndijuka twigeze guhura nge nawe na Antani Bernande tuhuriye kwa kundi abantu baba basohotse ukabona umuntu muramubonye undi nawe uramubonye tukaganira abasportifu nicyo bahuriraho buryo muhura mutari mufitanye gahunda mukamwa kwicara twahuriye kuri hotel bita niba ari Great Season niba ari Four Season ariko iri hejuru mu kabuga ka Nyarutarama muri icyo gihe muvunyi yarabuze ariko atubwira ati genza agitwara icyo kintu rero kuko yarakubanye twanamubwira ati uraho ngaho tudi yarirutse ti nawe mukanya uraje ukangu twabivugaga gutyo tuje tubwiza kuri tureke guca ku ruhande twavuga tutereka mukanya mukandagira izi kubita isimo wiruke aravuga ati reka ntabwo bibaho te nta muntu wampamagara nyine ubwo nuko byavugwaga ariko muvunyi yarayitaye hari statement je ntavuga kuko rero wakagombye kubyivugira ibyo yasize ababwiye bicaje Fred na Taddeo niyo mpamvu iyo statement wenda sanga mu Taramu Donyanza ayizi ariko ntawe ujye uyivuga ijambo yasize ababwiye akaba kamubura akigira muri gahunda ze abajya bamusingiza njya numva bavuga ngo yego niyo strategy ngo yakoze bamwe bajya bavuga ngo les avocats reka ndekera aho ngaho uyu munsi sinashaka kugwa mu mutego uyu munsi urashaka kuvuga muri rero utagwe mu mutego yego ariko statement yabahaye bicaranye barayizi ngo y'ubutumwa yari yahawe nawe yuko igikombe hari abagishaka reka ndekeraho icyo mvuga rero Sadate nawazi exact ntajya nicyo kibabaje ikintu Sadate na Muvunyi bapfuye ntajya kivuga kandi agifite ibimenyetso sure ibyo ari byo byose kuko yari umuyobozi sese bivugwa ko ari